utagihindukira nasha urahindukira waronka umva urahindukira burizi wenda kurahira shawari kwere se mani ko atari na nyambo koko nyambo so twakira phone se yego nye nisho shaka kumwe ataka kanya bagiye n'isura yo mana mareka tumusibi kutuwa burisibi kububona mani uri kumva ko niba mwibuka nawe yaba kwibuka mani sawa pe Arashize iminsi Dada. ako ndene natwa ngiye ni Pasadiki bitabandi Sadiki Shan urumva Sadiki muzi si byari na ngombwa cyane kongera ukanyibwira kuko ndakuzi cyane ngiye uranze Karine mwana wanjye nari nguhamagaye ngo uze tuganire. mama nta kibazo mbwira ngo uteze amatwi None se mwana wanjye rero ndagusaba imbabazi uburyo nitwaye muri no minsi muri no bihe tumaze iminsi ducamo. Burya nanjye ntabwo yari ngiyewe ntarasobanukirwa. Ega mama kiri gusaba imbabazi ari amakosa yose nayanjye ntabwo ari ayawe njye wakabaye gusaba imbabazi. Karine rero muri Bibiliya haranditse ngo menyereza umwana inzira agomba gucamo akiri muto ngo azarinda asaza atayarayivamo. Bivuze ngo rero ninjye warangaye iyo nza kuba narakwigishije ibigendanye n'imyororokere ukimara kugera muri icyo gihe ntabwo biba byarakubayeho. Mama hano hanze hari ibishuko byinshi cyane bisaba kuba buri kintu cyose kuba ugifiteho ubumenyi ku buryo nukigeramo umenye uko ucyitwaraho naho ubundi. None se ahubwo byakugendekeye gute? Mama nakubeshye rero nubwo naguye mu makosa nk'ariya uriya muhungu ntabwo namurenganya ko hari igihe cyageze nanjye nkajya numva umubiri wanjye sinzi ukuntu umeze umva nyine uriya muhungu nawe ndamushaka namwihamagara kuri telefone gusa nyine ngeze iwabo sinzi ukuntu byagenze twikanze twabikoze. None ntumva ko ari njye warangaye buriya banakuganirije mbere nkagusobanurira uburyo uzabyitwaramo ukimara kujya gusura uriya musore ukamenya ingaruka uri buhure nazo kuzazirengera. None se mama wakomera umwana wawe gukora imibonano mpuzabitsina? Si ubwo urumva nayoberwa gute umuntu widumbukije atazi iyo biva n'iyo bijya akagenda akansibira ibintu koko? Ese da niba nakuzi si wo kundana na Karine? Karine turakundana. Murakundana? Yego. Niwe gitangaza cya karitsiye, niwe musore widumbukije udashobora gukontorora umubiri we ugatera umwana w'umukobwa inda. Ase ubundi wumvaga uzisha mu kihe gihugu? Banyambo nawe utangiye kurengera benzi bino gace. Wait, gabanya amagambo kuko ibintu uyu muhungu w'imbwa wifasha akagenda akasibira imitungo ntabyo uzi. Ntabwo uzi ibintu turimo ndeka njye mba nshishuriye imbwa y'umuhungu yifasha akagenda ikansibira projet ikagenda ikansibira ibintu byari kuzangiza hazaza itazi. Wabisibaga ubundi wari uzi agaciro bimfitiye. Mwagiye mureka kwidumbukiza uko areba gusa. Sinzi impamvu ndi kuvugana nawe. Aho nukuntu ari ikizongereza kandi munyaritsemo ntahaje. Ariko mama biriya bintu ntabwo nzongera kubikora kuko uburyo numvaga bavuga ntabwo numvise ahubwo numvise ububabare gusa. Ariko ku bwanjye numva ntazashaka n'umugabo.
Kane mwana wanjye ibyo ntabwo ari byo. None se ubu uramutse ugiye mu modoka ugakora impanuka, iyo modoka ntabwo wazayisubiramo ngo ni uko arimo wakoreye impanuka? oya nasubiramo. Nuko rero bifate nk'impanuka, bifate nk'ibyakubayeho ari impanuka, kandi bikubera isomo. N'ikindi gihe uzatekereza gukora ikintu, uzamanza utekereze ku ngaruka, uko uzitwara mu bibazo uzakuramo. Ariko mama numva umbwira uko nguko, iyo nza kukubwira ko mfite umukunzi ariko unyemerera? Ahubwo hari ubwenge nungutse. Ubwenge? Ubwenge kizi? Buriya hari ikintu ababyeyi twafashe nk'intwaro idufasha kurera abana bacu, nko kubwira umwana ngo ntuzasambane, ngo nutwara inda ngo nzagutwara, ngo nkujyane ngo nkureye muri Nyabarongo, ngo nzakwica, uzaba uhuye n'ibibazo ntabwo uzaba ukiri uwanjye. Igihe twabivugiye se ntibazitwara? Ko mama sinagusabye imbabazi. Kare naraziguhaye pe, ariko nagombaga kukubwira uburyo ugomba kwifata. Nubona kwifata bikunaniye ugiye kuryamana n'umusore, ugomba kwirinda inda, ukamusaba agakoresha agakingirizo, kandi nawe ugomba kukitwaza kugira ngo atavuga ngo ntako nazanye ngo nakibagiwe. Nagutega uwo mutego uzaba wajyanye akawe. Uranyumva neza? Muzagakoresha, bityo ube wirinze gutwara inda utateganyije. Mama izo nama zose uza kuzimpa kare, nuko naje nta muhungu w'inshuti yanjye ukamukwereka ukatugira inama, ibyatubayeho ntibitubire. Ahubwo se mama muhoza mwaraganiriye? Yego nagiyeyo turaganira. Ahubwo se ubyumva gute? Ariko mama Muhoza ase kutaje gusuza directeur ntabwo wamenye ko yaje? Mwaho neza ibisigisha Sekunde suza ni none amazina makumyabiri n'ukoresheje ukareki duherukana kera cyagiye ibintu bari mu nzira imvuye kwa muganga. si icyo gihe se Duherukana ariko rero akazi kenshi buriya iyo twegereje ibizamini n'ibyo duhugiramo gusora gukurikirana abana amadisipurine basaze bakora ikigo ntabwo yabyoroshye kandi barimo n'abiranda nyine kubera ko bagiye kurangiza bakazagaruka kuko ushaka teme ka kera ahubwo ubuzima y'ibikiniye nayo mukeneye cyane. Amahoro ahubwo ngaho ndeba ndicaye bazanye akantu buriya uhamutse hano ni mu rugo ntiwivunye kandi cyose akora nishyuhira akoze yaba amazi reka mvugireho nanjye ni kurira ku mushyitsi amasura urugo kuko rugasaba umuntu. ariko mana ubonye ukuntu irankangu nyitambise ko yarinjugunye inyuma y'isi. Reka mani ibyo byihorera, ahubwo wowe ugomba kumushaka akakugira inama y'icyo wakora, kuko agufite mu gapfunsi. Byako kuba uriya muntu namwegera ubonye ukuntu ameze rashitani. Mani ibyo nkubwira nibyo, ugomba kumwegera kubera aho aganira na Karine yakubwira n'icyo Karine atekereza gukora muri iyi minsi. Ariko uzi ko ari byo, ariko mwana wabimfasha munsi kuko njye ntabwo tumenyeranye. Ese ngiye ibyo kari gahunda zawe n'izanjye, ugomba no kumenya kujya wirwanaho kuko njye sinzahora muri gahunda zawe zose. Si ubizi?
Fax ni gute uri umuntu w'inshuti yanjye nkawe uri kumva mwana ukansiga mu bibazo kandi ubizwa inshuti imenyera mu bibazo ugomba kumfasha iki ni ikibazo ndimo ariko man uzi ko gutenda muri iyi minsi arayafata nk'ubujiji ariko ndebera nk'umuntu nkawe umusore ugiye kurangiza segonderi utuye umukobwa uzi ko agakingirizo ibinini hari n'ukuntu wabikora ntumutenda man ukakorera aho ngaho ariko ntumutenda nk'umuntu mukuru ariko urifashe utenda none ngo ngiye kugufasha reka kuzirwana wabona kumva utangiye kundakaza man si ibintu wakoze nanakubwiza ukuri abantu benshi yabyita ubujiji gahunda cyagenze yaratuye cyangwa waje mu kigo ndakubwira aho bigeze bisa n'ibyisi mbona amatsiko reka nabaze burasanga gatanu cyane siporo nibyo nakubwira turi mu kazi kenshi no akazi ntabwo biza siporo kora siporo kora abdominal urabona ubwo rero wakwirukana nakwirukana wajya ugatangira kugira amajanvier yaje oya ugomba kubyitaho kugeza namura ariko turahoma hano uko neza mu majanvier araho ndabona ubwiye umusoga Sikuza gusabira akazi mu kabari. Agakora rero njyewe. Uza kutizana. Naha. Sinere mu gikoni nandi hari koma nagwaga ahamukire. Byagenze Bose rero mvukiye bagushakiraga wenda mutaramwaganira ku bijyanye by'abagabo. Uriya mwana kuko ntabwo uri kumuvutsa amahirwe yo kwiga. Ugaruye ikibazo cya wa mwana kandi. Reka mbamare impungenge rwose. Buriya naje kwicarana na representant legal turaganira bigoranye ariko ibyo byabyita kubyina mbere y'umuziki sibyo uribanza wumva soze ubone kuvuza impundu za nawe mutwara karanga komeza bigoranye aza kubyemera amwemerera ko umwana nahamagara umubyeyi akagaruka mu bandi bana akiga akaba yanakora n'ikizamini Yo, kuri mani shima asusha kore yego bose murakoze akazi gakomeye pe nawe kandi ndagushimira nta kibazo ariko rero urumva ko twebwe ngiye na karanga ibyacu twabirangije muri ikintu gisigaye yowe n'amakurata kwicara mukagira icyo mukwana kuvuga ngo umupira uri mu kibuga cyane ibyo gusa ndwe ngo mukubite imfubyi ntumubwirize ngurire kuko ngiye nariza ko nakazi kanjye ni mukandikira nzi ibyo ngomba gukora nukuri kose nukuri n'akazi keza wakoze reka nanjye hari utuntu nari gukora gutya bazanije ngo tujye ku meza erega ikibazo mana yo kukugira inama birutwa no kubireka ubundi wagiye gutenda Karine ntarakugira inama warigeze nabi nawe kandi utangiye za nkuru za mwana ntabwo ari inyuro mani njyemba ndi kugira ngo wumve ikoze ufite kandi urebe n'ubu ngubu nturumva ikibazo ufite mani nturumva ko wakoze ikoze none se ubundi kwambwira kose byahinduraho iki mani wakwiyakira nese ubu ngubu bwo kwirirwa wihishe hano ngaha muri iki gihugu yirukanka byo bikumareye kandi buri gihe ukamwegera byaba byiza dore ko n'undi mwabikoranye muri babiri erega buriya bro ntinya kuba zampfuma simani we sinakubwiye ko batagufunga utaroza imyaka 18 kereka yaba waramuteye inda afite imyaka 14 ahubwo mani ahubwo wowe uzagenda umwegere dore yuko wanamubwiye ngo ntutenda nkaho uri ikiremba kandi njyewe waraje mbwira ngo asanze ari isugi sundi uherewe uvuga ko atari yawe umutenda erega ibyo ntabwo mbyanze nese nabwirwa n'iki ko dushobora kuba twenda twaramaze kubisoza ufite ikibazo gikomeye mani nabwirwa n'iki ko twenda dushobora kuba twaramaze kubikora akajya ahandi sasa dufite ikibazo gikomeye ahubwo duhende kubona ari nguri araje mani umva duhuze kino gihe ariko se nka kiriya keretse ubu cyavuga ko kirwana n'ibi